makuru rero y'ubukungu reka dutangiye kubijyanye n'ibikorwa remezo aho imirimo yo kubaka agace kazaba gakomatanyirijwemo umuco n'amateka y'u Rwanda I Rebero mu karere ka Kicukiro irarimbanyije. Aho rero umushinga uzuzura utwaye asaga miliyari 38 z'amafaranga y'u Rwanda akazafasha cyane cyane mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo. Mugenzi wacu rero Kwizera John Patrick yasuye ahari kubera uwo mushinga ari kumwe na Innocent Mugabo maze bategura inkuru irambuye mu buryo bukurikira. Umujyi wa Kigali ufite ibice bitandukanye bisurwa bigaragaza amateka y'igihugu ndetse n'ibikorwa byo kwishakamo ibisubizo homegrown solution. Ni imirimo yo kubaka agace kazaba gakomatanyijwemo umuco n'amateka y'u Rwanda irimo gukorerwa ku buso bungana na hegitari 30 I Rebero mu karere ka Kicukiro. Hegitari 6 n'igice zizakorerwaho ibikorwa by'imyidagaduro naho hegitari zisaga 24 zikorerweho ibikorwa bigaragaza umuco n'amateka by'igihugu. Nyuma y'imyaka 2 hubakwa Kigali Cultural Village, ubu ngubu imirimo yo kuhubaka irakomeje. Kugeza ubu ngubu hari agace kamaze kuzura gashobora kwakira abantu ibihumbi 15, akaba ari ahantu hanini cyane hatazaba hasakaye kugira ngo haje hakira abantu batandukanye bahakorera ibintu bijyanye n'imyidagaduro. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana imishinga muri RDB Felix Siboniyo agaragaza umwihariko wa serivisi zizatangirwa muri aka gace kahariwe umuco muri Kigali. Nubwo n'amashuri atandukanye azagira uko hasura ashoye kwigisha abana bacu abereka umuco nyarwanda uteye babibona biri live, cyangwa se n'abakeneye guhamiriza n'abakeneye kubyina n'abakeneye kumasha abakeneye kubona inka. Hari umwana utarabona inka yumva avuga inyamba atarabona inyambo, ibyo byose abana bazabashobora kwihabona. Kimwe nuko natwe bakuru uzabushobora kwica vuta ariko mu Rwanda ni gute wenda igikoni cyawo cyagiteye gitemuye cyashize ujye kukireba umuheto bawufora bate, ingobe itandukaniye hehe wenda n'umwambo usanzwe, impiru n'urugero ngiye mu muco usanzwe. Aho ngaho ni ku naval education mu burezi butandukanye. Ariko noneho ijya no ku gice wenda cy'ubushakashatsi mu Kinyarwanda nihe hakorerwa ubushakashatsi bw'umuco wacu, ntabwo uza guhita habona kano kanya. Hariya rero amarembo azafunguye no kuri ibyo bice bitandukanye, ariko hakazamo no kuruka mu mutwe. Twebwe nk'abanyarwanda iyo tugiye gutembera dutembera hehe hatukumisha mu bunyarwanda bwacu. Inyigo yo kubaka ahantu yatangiye muri 2013 itangira gushyirwa mu bikorwa muri 2016. Ibikorwa remezo bimaze gushyirwamo bimaze gutwara miliyari zigera kuri 5 z'amanyarwanda, mu gihe izindi miliyari zigera kuri 4 zimaze kugendera mu kwimura abaturage ahari umushinga. Abaturage bakora imirimo itandukanye bishimira ko bahabonye akazi. Anese nimba nkoze bakampereza 60 kwezi gushize nkaba nariyemo wenda 25, wenda ibindi 10 ngafata nka 15 bikajya mu rugo bikagura ikibwana cy'ingurube, icyo gihe kizaba kirimo gikura. Mba mbona bigenda nta kibazo kuko bimfasha kwiteza imbere. Fasha kwiteza imbere gute? Nubatse minzu nk'amafaranga nkorera nagiye nyubaka minzu, andi ndimo no kuyashakisha uburyo kina shakamo umugore nyine. Mamaze umwaka makorera mu ubushobozi buke nahakuye, hanjye maze kwiteza imbere kandi bikanshimisha uko n'igihugu kigenda gitera imbere. Abafite ibigo bifasha ba mukerarugendo nabo basanga kuba harimo kubakwa ikigo gikomatanyijemo umuco n'amateka y'u Rwanda n'ibice bitandukanye nyaburanga bizateza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Yiba ari ikigo nyaburanga cy'umuco nyarwanda kiri muri Kigali mu mujyi ahantu minota 20 ujyayo ukamaramo iminota 30 ureba ibice bitandukanye bizajya nyine bituma ugenda wakunze u Rwanda nubwo utabonye umwanya uhagije wo kurusura, ku buryo ugenda ubitekereza ukavuga uti reka subire mu Rwanda, ugapanga ikiruko cyawe na family ukababwira uti iyi holidays tuzajya mu Rwanda ukagaruka. Uyu mwaka wa 2018 u Rwanda rwakira inama mpuzamahanga zigera muri 200. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama mu Rwanda, Rwanda Convention Bureau, Mukazayire ashimangira ko abaza mu Rwanda bitabira inama mpuzamahanga zihabera bakenera no gusura ibice bitandukanye bigaragaza ubwiza, umuco n'amateka by'igihugu. Biterwa buriya nanone nabitabiriye inama muri rusange. Wenda ntanze nk'urugero nk'ejo bundi mu nama nini twagize ya International Conference on Family Planning hasuwe amasite agera kuri 40 atandukanye, kandi aho wavuga ngo hagiye abantu bake bari nk'abantu 50 mu bashyitsi. Harimo n'amasite cyangwa abasuye bageze kuri 200 ndetse na 300.
hari aho twagize abantu bagera kuri 300. Mbega biterwa nanone n'ubwitabire bw'inama n'ubundi muri rusange uko bangana. Umushinga uzuzura utwaye miliyoni 42 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Biteganijwe ko ibice bigize uyu mushinga byose bizabikora mu myaka 2 iri imbere. Kwizera John Patrick, i Kigali.